hari umuntu wagutumiye mu bukwe bwamaze kuba cyangwa se buzaba mbere y'uko uyu mwaka urangira. Ntabwo ushobora kubara abasore cyangwa se inkumi zihangayitse aka kanya, kubera ko barimo gutegura ibirori by'ubukwe bibasaba amafaranga, umwanya n'imyiteguro itagira ingano. Aba bantu bose ubona bashatse abagore cyangwa abagabo, buriya bibuka umunsi wa mbere bahuye, ndetse n'umunsi wa mbere babana nk'umugore n'umugabo, nubwo baba batarakoze ibirori by'ubukwe. Uru ni uruhande rwiza rw'ibi bintu, ariko hari urundi ruhande rwiza rw'abantu uyu munsi bari muri gahunda zo gutandukana, kimwe nk'uko hari abamaze gutandukana nk'abashakanye. Kugira ngo abantu bashyingiranwe babanza kumenyana ari babiri, bagakundana, buri wese akiyumvamo cyangwa se akumvisha undi ko baramutse batabanye, buri muntu ku giti cye ubuzima bwe bwaba nta gisobanuro bwaba bufite. Ubundi bakemeranya kubana akaramata, hanyuma bakajya kubibwira ubuyobozi bukabasinyisha ko bwemeye kubana nk'umuntu umwe. Nyuma y'igihe runaka, iyo basanze baribeshye, bya bintu bitagishoboka, basubira kubibwira bwa buyobozi bamenyesheje mbere yo kubana. Gusa kuri iyi shuro noneho ntabwo ubuyobozi buhita bubasinyisha ngo batandukane, ahubwo burababuranisha, maze nyuma y'urubanza bagatandukana, umwe akajya ku bukwe n'undi akajya ku bukwe. Uru rubanza ahanini ruturuka kuba aba bari barashyingiranwe baba bafite ibyo bahuriyeho nk'abana bashobora kuba barabyaye, cyangwa se imitungo bashobora kuba bagabana. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro nitwa Kwizera Wilson. Kino kiganiro cyitwa Sobanukirwa, kinyura ku Musanzu Media buri wa gatatu. Mu gushyingiranwa niyo kontara cyangwa se amasezerano, akaba ari amasezerano ya burundu kandi ukayasinya uko urimo kuyumva muri icyo gihe cyo kuyasinya. Ni imyiyumvire iba ishobora no guhinduka. Ni amasezerano usinya mu gihe mu mubiri wawe hari ibinyabutabire birimo gusunikira ubwonko bwawe kubona ibyiza gusa. Mu gihe cyo gushyingiranwa ufata umwanzuro w'ubuzima bwose, mu gihe uri mu bihe bidafite ibitekerezo byo gufata icyemezo cyiza, kubera ko umubiri wawe uba wuzuye ibinyabutabire bidashobora gutuma utekereza imbogamizi runaka. Hari inyandiko zinshi z'abantu b'inzobere mu by'ishyingiranwa zigaragaza icyo gushyingiranwa ari cyo, ibituma ishyingirana ritunganwa kandi rikaramba, n'impamvu abantu benshi bahangayikishwa n'uburyo bashatsemo. Kubera icyo umuntu afata ibyemezo byinshi byiza mu buzima bwe bikamugeza ku ntsinzi, nko kuba umuherwe, kuba icyamamare, cyangwa se kuba umunyepolitiki ukomeye, ariko urushako rukamunanira. Umva uko basobanura mariage cyangwa se ishyingiranwa. Ni amasezerano cyangwa se contrat y'imibanire, ariko yemewe n'amategeko, aho abantu babiri bemeranya kubaho ubuzima basangiye mu bihe baba bazanyura mu mpinduka zihoraho kandi nyinshi mu mibereho yabo no mu buzima bazabamo. Ni ibyo ngibyo, iryo niryo shyingiranwa, naho ibindi ni inyongera zishingiye ku muco. Umva noneho bitari muri kino gisobanuro cyo gushyingiranwa. Umunezero w'iteka ryose, uyu nguyu nawe urimo. Kubaho mu rukundo rutajegajega, ibi nabyo ntabirimo. Guhuza n'uwo mwashakanye 100% muri byose, ibi nabyo ntabirimo. Bitekerezwa ko ibi bintu ari amayobera asenya ingo nyinshi, kubera ko abantu batangira gutekereza ko hari ikintu kitagenda, cyangwa se hari ikintu bibeshyeho, igihe ibyo bahuye nabyo bidahuye n'ibyo bibwiraga. Abazobereye cyane muri iyi ngingo basobanura ko urushako atari ukubona umuntu muzabana mu munezero w'iteka ryose, ahubwo urushako ni uguhitamo umufatanyabikorwa mukwiranye, hanyuma mwembi buri munsi mugakora ku buryo ubucuti bwanyu budasenyuka, umubano wanyu w'ibanga ukagumaho, mugasangira intego z'ubuzima. Ibyo bikaba mu gihe imibiri yanyu irimo gusaza, ibyo mukunda birimo guhinduka, imyuga yanyu ihindagurika cyangwa se irimo gutera imbere. Muri rusange ubuzima bwanyu buhindagurika. Abantu benshi bamara igihe kinini bategura ubukwe bwabo, mu by'ukuri batumva icyo gushyingiranwa bisaba, bakibagirwa ubufatanye bazasabwa kubaka nyuma y'ibirori. Bamwe babigereranya no gushyira imbaraga nyinshi byo guhabwa impamyabumenyi, ukirengagiza ko nyuma yaho uzakenera akazi n'ubumenyi bwo kugakora kugira ngo ubeho. Dore ukuri k'urushako abantu benshi batavuga. Icya mbere, iyo ushatse umugore cyangwa se umugabo, ntabwo ubushyingiranwe n'umuntu umwe, reka ubushyingiranwe n'uwo muntu uzihinduranya inshuro zitagira ingano mu binyacumi by'imyaka.
ubushyingiranwa n'umuntu uzavamo benshi. Ushobora gushyingiranwa nawe atanywa inzoga, akazazinywa ku mwaka wa 4 cyangwa se wa 5 w'urushako, kandi akaba umusinzi ukomeye cyane karahabutaka. Ushobora gushyingiranwa nawe ari muzima, akazarwara ku mwaka wa 10 cyangwa se wa 12. Umuntu mushyingiranwe afite imyaka 25, ntabwo ari we muntu uzaba ukiriwe agejeje imyaka 30 cyangwa se 35. Abantu bahindura umwuga, bahindura imiterere, bahindura ibyo bakunda. Byemezwa ko ingo zirambana cyangwa se abashyingiranwe barambana bisaba guhitamo uwo muntu mwashyingiranwe inshuro zirenze imwe. Igihe wamuhitagamo bwa mbere yari afite uko ameze, nahinduka uzasabwa kongera kumuhitamo kubera ko azaba abaye umuntu mushya. Gutyo hari abantu basazanya, abandi bagatandukana. Itandukaniro riri hagati y'aba bantu ntabwo ari amahirwe, ahubwo ni ukuba bamwe bemera ugukora ukugumana kwabo muri izo mpinduka, abandi bakaba barahisemo rimwe gusa. Wahinduka akakureka. Gushyingiranwa cyangwa se gushakana ni imibano 3 muri umwe, kandi yose ikenera guhora yitabwaho. Hari ubushuti, hakaba ubufatanye mu rukundo, hakaba n'ubufatanye bushingiye mu bukungu. Ni nko gufata abantu 3 ukabahuriza muri umwe, akaba inshuti, akaba umufatanyabikorwa mu byo gukundana, akaba n'umufatanyabikorwa mu bukungu. Abenshi mu bashakanye bubaka umubano umwe cyangwa se 2 muri iyi. Baba inshuti bikarangira, cyangwa se bakaba inshuti n'abafatanyabikorwa bikarangira. Ubushuti ni ukwishimira kuba hamwe bikarangira, gukorera hamwe ibibashimisha, kandi buri wese agashimishwa no kuba hundari. Iyo ubushuti bubavuyemo muhinduka abantu 2 babana basinyanye amasezerano mu mategeko. Ubufatanye mu byo gukundana ni ugukorana ibyo mwenyine mwihariye, bitari ngombwa ko bimenywa n'abandi. Bashobora gukorana n'abandi bikaba ibyanyu mwenyine. Hano harimo no guhuzwa n'amarangamutima, kandi mugakora ku buryo iyi mibanire ihoraho. Iyo ubufatanye mu rukundo buvuyeho, muhinduka inshuti zidafite ubushuti mu bukungu bwanyu. Umubano wa 3 ni ubufatanye bushingiye ku bukungu. Ibi birebana no gucunga amafaranga, gufatanya inshingano mu rugo, gufata ibyemezo mu kurera. Iyo ibi mwese bibananiye, buri wese aba yumva yikoreye umutwaro uruta uwundi, akamera nk'aho amucumbikiye cyangwa se amubeshejeho. Ugushyingirana gukeneye ibi bintu 3. Iyo mubaye inshuti byonyine birarambirana. Ku isi hari ingo nyinshi zisenyuka atari uko abo bantu 2 bahagaritse gukundana, kubera ko mu miterere yabo badahuje, kandi bikaba ari karemano, ku buryo bigenda byigaragaza uko imyaka igenda ishira. Ndabashimiye bakunze Umusanzu Media TV, mwari muri kumwe nanjye Kwizera Wilson. Kino kiganiro cyitwa Sobanukirwa gica ku Umusanzu Media TV buri wa 3. Mukomeze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana buri gihe.